Oh my people, Eastern, Western, Southern, Northern, Kigali. Mumeze mte mbaye ikaze ku Isumo TV kuri mikoro ni Gigi wenyine wanyu. Uyu munsi tukaba turi mu karere ka Gatsibo. Yes, ndizera ko ku Isumo TV subscribe muri gukoraho cyane, musharinga n'inshuti zanyu. Tari twinjiye nuko twinjira niko tuza. Uyu munsi turi kumwe n'icyakaka igikakarubamba umukire baherutse gukubita muziza ko ari umukire kwigana perezida, ariko aramaze kuba mwigana bivuze ko mumukubita. Yes, twinjiye abagabo se noneho ndahera iburyo, ndahera ku mukire, ndahera ku wundi mujyama mbona iruhande rwe. Imeze bitera? Yes, kambanze umukire we n'ubundi ahora yivuga. Kambanze mpere ku mu gentro bari kumwe. Maniga vitesse? Ni byiza kabisa. Meze bo? Ni bo. Iyi nkambi harya bayita he? Inkambi bayita Nyabiheke. Iyi ni inkambi ya Nyabiheke. Ni inkambi ya Nyabiheke muri Gatsibo. Muri Gatsibo k'Imitoma. Ngubundi ako hano y'Gatsibo ariko baranirya. Ngiyo uvuze Gatsibo niwongereho k'Imitoma. Ngabantu b'Gatsibo bararakara tudakuyemo n'inkambi ya Nyabiheke. Byo bimeze bite? Kabisa umwe twebwe wacu. Hano hari umwami w'Umutoma ari we ngiye ubona hano. Ngiye umwami w'Imitoma. Cyakoza bro. Cyakoza no bro. Man, ngendagira ngo banze wibwira abantu mu buryo bwawe. Sohoza abanyarwanda hano ku Isumo TV isi irakota. Sohoza abanyarwanda abantu bo mu karere ka Gatsibo bamwe na bamwe batakuzi. Uyu munsi nk'Isumo TV wicaranye rega n'umukire wabimenye? Kabisa nabimenye. Sohoza abantu wawe ku cyonko cyawe. Kwanza ibwira abantu mu buryo bwawe. दिल इश्क दा झूला पहनगी मैं तुझे में ही लांगी जाऊंगी दिल इश्क दा झूला पहनगी मैं तुझे में ही सज जाऊंगी मैंने जली बिला बानी तन्नी पानी हो शुक्रिया umukire cyakoze Isumo nitugutaba hansinde mba nkuroga. Umukire hari icyo urenzaho? Icyo narenzaho rero hagati aho ndumva ndi kuribwa mu mihogo. Uyu muntu nanjye namubonye gutya hano mu nkambi ya Nyabiheke. Gusa natunguwe no kuba mu Rwanda hano dusigaye dufite abahinde. Dufite abahinde kuko ibyo yavuze ngewe byantangaje cyane. Yaririmbye namubonye gutya, hari ibyo nagiye gusura inkambi hano Nyabiheke. Cyane kabisa cyane. Mbanze nsuhuza abantu bo mu nkambi ya Nyabiheke. Ewana barakumva hejuru cyane kabisa. Ni wa muhungu wanyu w'umukapo w'umuniga umusitari byose ni byose big boy muranzi mwese mumaze kumenya hafi aho. Reka mbanze rero mbashimire ku bikorwa byiza mukomeje gukora mu gihugu cyacu. Inkambi ya Nyabiheke nabonye ari inkambi nziza ifite amahoro, ifite umuco, ndetse nagiye mbona ibikorwa bagiye bakora. By'umwihariko reka nere kwinjira muri byinshi, ariko mbanze nshimire uyu muhungu. Ewana cyakoze uyu musore we, reka nkubwize ukuri, uyu musore we cyakoze yantangaje cyane ngo yitwa Rohiti. Ni Rohiti kabisa. Umwambi bazi. Ni umwami w'Imitoma. Gatsibo k'Imitoma ifite n'umwami w'Imitoma.
ko gatsibo barirya abahinde. musore tukugarutseho gatoya, ibi bintu byatangiye gute ko ibintu mbona bidasanzwe ganiriza abakunzi b'Isumo TV n'abanyarwanda muri rusange, ibintu byatangiye gute, abitangiye ute ko mbona ibintu biteye ubwoba, ahubwo nta ibintu byatwishe byatumaze. Nibyo kabisa, ibyo nibyo. Natubwire kabisa ibintu bitangiye ute, byaje gute cyane nawe ugiye kutubera nka King James ngo byanjemo bimeze bite? Ibi bintu rero byatangiye kera cyane, byatangiye nka 2011 buryo nyine imyaka igenda yicuma, ariko nyine nabisobanukirwa, ariko buranga ibintu byose bikunda birakunda. Bajya bavuga ngo ukora ibyo akunda yishimira nta mvune yumva. Nta mvune kabisa. Ubwo rero nakubonye ni nk'umukobwa nyine urumva aho ngaho natuma impano yanjye izamuka. Nk'akaririmbo ka Sharukane narebye ntago nakareba ngo numva utugambo twiza ariko uvuga ngo ntatumenye. Ubwo nabonye uwo mukobwa urumva nyine n'uguhita bisurana. Hashya mba nkoroga. Mbabarira ongera udutema akantu kuko ntago ncika rwose pfa kuba nakwiboneye Isumo TV nuducika nabivuze ngo bansinda aha, ongera udutema akantu pe. Tumpase aye you muskulaye tumumene jane ja sapone ne jaye tumpase aye you muskulaye tumumene jane ja sapone ne jaye अबूदो मिला दे जाके न सोता है क्या कह दुहाए कुछ कुछ होता है क्या कह दुहाए कुछ कुछ होता है yo wallahi Olivier mbabarira utaririra imbere y'abakunzi bawe kuko ndiga kuririmba hari azabimfashemo kuko niba dufite abahinde hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhinde wa mbere mpuye nawe. cyakoza ajya gusa n'abahinde hapo. Rastaman cyakoza ngereka nkubwiza ukuri, nje nabivuye sinzi ngo abantu mwabanaga ibyabo simbizi, nimba bari basinziriye barakoze gusinzira kugeza nkugezeho. Man Olivier, inkuru ziri ku mihanda twe tunameneramo tumanuka, uherutse gukubitwa, ibyo ntitubigarukaho. Abantu bakuze izifungo ryawe ngifungo rirakujejeta, bamwe banavuga ko kakajwi ariwe waje kukumanikisha amaguru kuko yari yabivuze muri video iherutse. Ibiriya byo zirankoni wakubiswe sare wacu, shyira umucyo kuri ibyo bintu. nuko banje kunteza ahantu nasuye uriya umuhinde nabijyanye ngo ndakubitwa twavugaga za nkoni zimwe z'icyonko za zindi z'amafaranga, tubwira ahubwo. ntabwo nawe uri icyo mbivugaho, usibye ko mwese abanyamakuru ndabazi muzi ko ngo ni kakajwi, ngo niwe ubiri inyuma, ngo niwe washatse kungirira nabi cyane. Yavuze ko amaguru azayatumbika mu kirere. ariko se niba naje inaha nkumva namwe murabizi, ntabwo nareka kukubaza ngo ni ukuri umunyamakuru cyangwa nawe birimo. Oya, ni ibiri ku mihanda, ni ibiri ku mihanda duhuriraho. cyakoza ngo inkoni ngo warakubiswe. Hari video uherutse kwa uploading ushize wakubiswe koko, isoza uvuga ko bakujyanye kwa muganga kandi koko ibigaragara cyo wari wakubiswe. Nje nibazaga ese ni kakajwi nabambari be niki ahubwo natwe ntuducika ya mafaranga bakuziza
umukire twakwakiriye bimeze bite bishyireho umucyo ibyo byose rero abanyagatsibo babimenye tumenye ngo bimeze bite bishyireho umucyo ku Isumo TV babimenye aha nabyumvise gusa ntabwo nagakwiye kubizamo muri uyu mwanya ariko ntabwo nareka kugira icyo bivugaho kuko na hano rabizi mu nkambi ya Nyabiheke ngirayo abakunzi banjye benshi cyane benshi cyane kabisa muri komenti nta guca mu ijambo wenda hari utubwiye ati ese Olivier ni naho nakuye buri iki gitekerezo ese Olivier ko ejo bundi yaprodinze video yakubiswe inkoni zimurembeje bigeze niki yazize turagira ngo ubwo mwakiye hano adubwino adukuri bimeze bite bahukuri ahubwo se kakajwi akarere aturukamo nakahe hari bari mu birunga ndaje rero mu minsi imbere urumva video ngiye kuzashira hanze iracyatunganywa kuko byose bigiye kuzajya hanze apana ubu aha turuka nimba kuko ari mu birunga nk'ukana byose ahubwo n'abankoreye nabi niba bose bari mu nzira abo bose bazaza karakasa mutwe kuko barafashwe bagerageze bakore subscribe kabisa bihutisha nabankoreye nabi cyangwa abantu badukunda bakunda Isumo TV n'abagenzi babo bagerageza basharinge bakore subscribe basharinge inshuti zabo akasa mutwe ka video kajwe urifuza kumenya ngo ni muntu ki ava he ubundi ibye ubwino bwe n'ubuye video y'ubutaha ni gahunda katwigarukire ku mujama wacu kuko nanjye ndashaka kumwumva naryohewe nje sinzi impamvu nanaryohewe birenze iyo tuza nta mushiki wacu akaba ari we wakoze interview ntakubeshye uririmbana n'abantu ni umuhinde cyangwa ni umunyarwanda nawe twese turi abahinde kabisa nawe azi kuririmba igihinde nawe araririmba pe araririmba cyane uwo muntu rero ndumva video nabwo twazashaka uburyo muzana hano kuko ndacyari mu nkambi ndacyabasura mfitemo abavandimwe ndetse n'inshuti ariko uyu munsi we turi kumwe byose uyu munsi ntakwiye kutuvaho n'umunsi n'umwe bro kangwiza ukuri ari abantu bavuga bati ese urumva uko kwatubwiye za 2011 ubyihingamo ese muri make nta mbogamizi baba barabihuriyemo nazo kuko urumva mu nzira y'iterambere turabizi twese twagiye tubicamo hari ibintu ucamo bimwe gutya abandi gutya wowe inzira yawe iteye ite kwanza tubwire inzira irakomeye mbese nta na hato horoshe kubera ko naho horoshe mbese ni nko kugenda ugahinga ku rutare rwa Ngarama ukagenda ugahinga ibishimbo ukazeza niho haba horoshe niho rugero rworoshye mani ngira ngo kugira ngo gato kido kugira ngo mwumve ukuntu aya magambo avuze akomeye cyane ni mu nzira y'iterambere ni nko kujya guhinga ku rutare ugaterayo ibishyimbo ukazategereza ko bizamera ngo usarure urye mani birakomeye imihanda ntago yoroshye muri make urugendo ntago rwari rworoshye kugeza n'ubu ngubu ntabwo urugendo noneho ahubwo ubu ngubu nakasa muto wirukanka ariko iyo ugiye kurangiza umurongo nanone wisanga hahandi watangiye nta bantu baba barakuriye amafaranga n'ibindi bavuga kuko urumva iyo umuntu afite impano nka gutya hari abantu benshi bamwirukaho bagira gute na gute ariko abenshi ugasanga ni babandi barusahurira mu nduru barifuza kukubyazamo inyungu cyangwa kuguprofita cyane ngo bagire ibintu byinshi cyane bagukuramo ese wowe muri urugendo rwawe ntabwo ibyo bintu byaba byarakubayeho gira ikintu usangiza abakunzi b'Isumo TV ndetse n'abanyarwanda muri rusange ibyo bintu byabayeho urabizi mu buzima busanzwe n'umuntu akunyaga kawe wari ufite ku ngufu ibyo ngibyo bibaho ariko
abahinde b'amajyepfo nibo bajya banezeza nawe ujya wumva akaririmba ukagira ngo aririmbye ikinyarwanda ariko ajya abahamya nabo buriya nimba hari n'ababikora n'ibyo ngibyo kabatema ako kantu kabatemo umuntu wese uzaguhemukira umuntu wese uzumva atagukora ku mutima umuntu uzabona ko ryagufera uzamuririmbire kano karirimbo nawe katubwire nanjye ndahita nkiga tumufate birangire fatilange tumumene hapfe fatilange maze tubirangize fatilange maze tubirangize mani gira abantu nka babiri usuhuza byose b'ingenzi uvuga uti aba bantu nimena kuri nge ugira n'ibindi bigwari bibiri usuhuza hera ku b'ingenzi. Umwanzi wa mbere njyewe nasuhuza igifu cyanjye ndamusuhuje kuko amanywa nijoro anesha umutwe amanywa nijoro ntatuma ndyama. Umwanzi wa kabiri ni ubukene. Ubu se tuvuge gute kweli? Tuvuge ko mashitani, tuvuge toka shitani, tuvuge awuzubirayi toka kure. Yes, abantu b'ingenzi babiri uvuga uti abantu baransunitse twarajyanye ntibantayemo aho twari kumwe ari hose. Muri make nyine aba bantu ni ingenzi, ni abantu banjye numva ko uko byagenda kose abantu ni abambere. Abantu ba mbere b'ingenzi ariko hariho uruta byose ni Imana. Ariko aba kabiri ni data na mama kuko bo niyo nabuze uko mbigenza bo barambwira ati mwana wacu bizakunda. Humura. N'inshuti y'ubwayo yibonye nta kiri kugenda iraguta, ariko umubyeyi wawe cyakoza abakunzi ba Isumo TV munyihanganire bakunzi ba Isumo TV. Cyakoza Olivier nari ngiye kuvuga ya bomba yatumenaguye ariko iracyandi mu mutwe. Mbabarire dugutura kiriya kintu hakiri kare bimve mu mutwe binagende kuko biri kumvanga. Urumva kuba numvise ngo ka kagabo bagafunze hari bose baburizwa n'iki kugafunga karagakora kuri boom way. Erega ndaryaryatwa tutaramwicarira kariya kagabo biracyandya cyane. Hari n'akandi rega n'akandi gakora ngo nimba ari umufashe mu nyibutse bize vuba ni Snow TV kakaraya turatugabo tubiri kariya ko ndakazi kariya kubenza n'inyoni harika buri kumvanga mu mutwe buri kumvanga bugatuma mvanga ikiganiro. Yes, nagira ngo abakunzi b'Isumo TV mbabwire nti ababyeyi ni ikintu cya mbere, ni ikintu gikomeye kuba turi aho turi ubu. Nkeka ko ari uruhare rwabo 90%. Ewana muntu ugifite umubyeyi mushimira gihari, hari n'abatabafite tugerageza kubihanganisha. Ariko twebwe nk'Isumo TV turababwira tuti mwihangane kandi mukunda ababyeyi banyu, twikomereze. Olivier Imana hari icyo yishinza tuvugisha ukuri. Wadusuye Nyabiheke mu karere ka Gatsibo wishimye twakugaburiye, hari icyo tunenga ubundi tubwiza ukuri? Ntacyo nabonenga, ibyo mwakoze byose byo ntacyo mbashinja. Amata nayanyweye ariko ubenza ariko inaha mugira inka cyane haje. Cyane rega turi n'abaturanyi noneho bo badasanzwe. Ho ni kimenya bose mu gihugu ubundi nta baratuza. Aho kabisa za Nyagatare. Ariko natwe iyo ruguru naho tubarusha ibirayi nazo wazi. Ibirabyo ni kimenya bose mu gihugu byo nuruca abana. Ariko naringusabye dutera icyotezo hano mu karere ka Gatsibo k'imitoma. Wahasanze umwami w'imitoma, amata wafasheho n'ibindi bintu byinshi. Urutare rwa Ngarama hari icyo bishinza.
ibyo byose rero ndabyumva, ariko ngewe benshi baranze, hari ibyo njya mvugisha ukuri cyane. gusa reka mbanze nshimire ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo cyane kabisa, uburyo bwiza bamaze kugenda batera imbere. Nabonye imihanda hano ni imihanda myiza, gusa n'amatarasi byose bagiye bakora byiza, ariko hagati aho rero ntabwo nareka kunenga abaturage. banenge abitwara nabi cyane hano Gatsibo nabonye cyane cyane igitsina gore. Abagore wagira ngo sinzi, karavuga ko byamirwa. ibyo nabonye byo, nabaye ndi kugenda ndi mu modoka hariya hakurya, nyuze ku muhanda ngiye mu nkambi, mbona abagore niba ari ibiki bari kunywa sinzi ibyo ari byo, ibintu bari bidafite kurwana basa nkaho wagira ngo ntabwo buzuye mu mutwe. Mbajije amakuru bambwira ko ari urwagwa. Niba ari sinzi niba mukungahaye ku ntoki, ariko ndagira ngo mbabwire abagore ba Gatsibo, mushaka uburyo mugabanye urwagwa. Nabonye rusa nkaho ruri kwiganza, rukubahuza oya bagabanye inzagwa bongera imirimo. oya nibyo ibyo nibyo rwose, icyo kintu tunenza kirari, kandi rwose hamwe n'ubuyobozi turifuza gufatanya tukagica burundu. ubuyobozi badufashe cyane, kuko bari kwangiriza ejo hazaza. Nabonye aribo bari kugenda bakora ibyo bintu. yego reka nsubire ku mujama wacu, ariko tunasoza mani, kankubwiza ukuri njye umbabarire n'akanyuma sibyo, dutema akandi kantu kuko ngiye rwose ndimo ndaryaryatwa. Dutema akandi kantu, abantu baryohewe ubutumwa ndi kwakira bwose. Niyongera tubwire, niyongera dutemo, ongera udutema akandi kantu nanjye reka ndyungemo. कोई मुझको पता दे सामने आना, अपने तुझको पता दे सामने आना, ni wowe mwiza njye nabonye mwinumbe hafi, waje unyegera numva umutima utera, ibaze ko kuva nakubona nabuze amahoro, ndaryamana amahwemo nta kindi ntekereje, mfashe ofone mama gahembe uwo nkunda, apuna muhabbत के इंतज़ाम लाया है, समझो तो सजा देना अलहम चुकावाया, चांद सितारे पूनल बुशिपू, चांद सितारे पूनल बुशिपू के तो सारे पुरानी है, ताजा ताजा कली खिले कम उसके दीवानी है. uretse gato mumbabarire haza akantu gatoya. Iyi ndirimbo iririmbye, hari undi muntu mu Rwanda wigeze ubona yiririmbye? Hari iyi ndirimbo iri muri studio narayikoze. Okay, nibyo. Hagati aho rero sinzi niba hari umuntu wa musaza w'imusanze mubwire nansabi gasaza ni kandi kabije iyo bije, nabonye kayikunda cyane, sinzi ahubwo hari icyo muzabije iyo bija. Ndizera ko isumotive urayikunda, urayikurikirana cyane, uri umuntu wacu,
aka karirimbo noneho twageze ku muntu uzakagushyirira imbere akakuriza nyirako neza. Azaza gutemo butegura igikapu bose niba bari mu Rwanda bose cyane bahuye bakagasubiramo neza urumva bino byaba byiza byaryoha. nzagushakira uburyo muvugana nkamwoherereze urebe icyo mwakorana hari ndumva ari byiza byaba byiza. byiza kabisa. Bakunzi b'Isumo TV ndizera ko iyi mpano ubaye rwose wafashijwe nayo wanyuzwe. Uyu muvandimwe rwose na momo zirakora n'ibindi bintu akanimero ke turi bugashyireho rwose niba wumva ko yagukomye ku mutima yagukomanze koko n'ibindi byinshi aracyari n'uwacu. Munashyire muri comment nimwongera no kumukenera n'uwacu turi kumwe. Ewana ubaye wamukunze wishimiye ibyo yakoze wishimiye ikiganiro akanimero ke ka momo turagashyiraho uba wamushyiraho akantu nawe yinywera ku gafanta. Rega irijwi ariko nawe banza wumve irijwi ntabwo ryizana mwagiye mumbabarira. Ongera kaya kantu wari ugezeho. Chand sitare punale bushipu, chand sitare punale bushipu, के तो सारे पुरानी है ताजा ताजा कले कले कम उसकी दीवानी है. अलका अलका ताए बलका सबा हो चांद सितारे पुनर बुशिपु के तो सारे पुरानी है ताजा ताजा कले कले कम उसकी Yeah, my people, my God. ना ऐसा कहने ने ने दीवाना पा हो हम ना ऐसा कहने ने दीवाना पा पहना कहता चतवानी का मोस्टलोत गया मुझे पम दिस का सब कलिती पाते हो देश का सब कलिती पाते मुश्के में तलानी है ताजा ताजा कम उसकी दीवानी है. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tu kipina sangali hoga pa. Elup में किना सागापा तू किपिना संगारी होगा पा मैंने कहले आसिंकार बिना वो तो लगती है तिन्हें श्लोक से स्प्लिट से अब लाइनिंग ने मुझे क्या नहीं वगैरह नमूने My God, my God, my God, my goodness. My people, my people, my people. Uyu muntu ngereka mbabwiza ukuri bakunzi b'Isumo TV. Ewe data we mbega kasa mutwe. Ngi uyu muntu mubashyize mu biganza. Mumwe ni mutayisonesha ngiye murandwaza ukwezi kose ntava mu buriri. Uyu muntu ararenze. Olivier nje ntacyo ndenzaho kabisa. Nanjye rwose ntacyo narenzaho hagata. Dusoza gira umukobwa umwusuhuza. Umvuga uko muvuga uti uyu mukobwa ndamusuhuza. Musore waje. Nibyo. Nadusuhuriza umukobwa umwe wahani Nyabiheke kabisa mu nkambi ya Nyabiheke tunasuhuza n'izindi nkambi zose aho ziri. Ewana gira umukobwa umusuhuza. Ni wawe ndumwamanganira buri munsi ngemba muvuga
na ninjoro iyo ndyamye nta kindi mba ntekereza ni wowe niwanyishe umutima ni wowe n'umutima ubumbaza n'izuba rindasira nkumva ari ryiza mubona na nijoro hari umwijima iyo duhuye mbona ukwezi ambera urumuri na ninjoro ndyamye abanganiriza ndasubiza umukunzi wanjye muza ku mutima njye ndamukunda kandi nawe arankunda. Of course. Yeah, man. Imana ibaze ko yanabisinye akavuga ati aba ninjye babahuje kandi ngo Imana yifatanyirije ntawe ushobora gutandukanya kirazira. Mu gitabo cy'ubugingo byarasinyiwe kera. Cyakoza mukunzi wuno mujentro ndizera ko uri iyo mubuze njye mbura amahoro nasinziri ibitotsi nabibura n'umutima ukamumbaza nareba nkamubura n'umutima uramumbaza nareba nkamubura mukunzi wanjye nkunda nzirikana mba numva nabaho tutari kumwe kuko aho ndi hose ngutekerezaho sinabaho nagufite. Shukriya ewa natwe turamusuhuje ari hose ngira ngo hari dukomeje twatarama iki kiganiro nticyarangira amagambo ntiyashira uyu muvandimwe azakomeza dutaramire ku Isumo TV nk'ibisanzwe ngira ngo Olivier dusoza ngira ngo wagira icyo ubwira abaturage bo mu karere ka Gatsibo ndetse by'umwihariko mu nkambi ya Nyabiheke aho wadusuye bimeze bite uraduteganyiriza iki ngira ngo hari dusoza wagira mu magambo makeya mu masegonda 30 ugira ikintu ubatangariza. Okay, muraho neza ariko abanyagatsibo ngira ngo hari igihe harimo abasinziriye hari kuko okay, ni byiza cyane kuba naje mu karere ka Gatsibo ujya hano ni mu karere ka Gatsibo nibyo ni mu murenge wa Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba akarere na ka Gatsibo umurenge ni Gatsibo hano ni Nyabiheke mu nkambi pari mufite n'isoko ryiza hari ya ruguru ririya soko baryita rya Mugera nimba rwose wahatambuye heza cyane cyane kabisa nabonye ari byiza gusa ahubwo sinzi icyo navuga turacyagutembereza Gatsibo turayigutamo Sangarama turagutwara hari urutare kabisa tukwigishe na Gatsibo hejuru ku nzu y'umwami turagutwara ahubwo hariya rero nimba wigeze kumva ngo urutare rwa Kamegeri rwa rutare rwo rurutu rwa Kamegeri rwo ni nakasa mutwe rwa Kamegeri yarwo narugezeho sinzi niba hari urwaro rurenga hari urwo tuzakujyana niho dusohokana abakunzi bacu cyakoza ugeraho mu kudukiringo mu